waba uri kumwe natwe utarizera Yesu, utaramwemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, waba uri kumwe natwe ubizi neza ko Yesu atari umwami w'ubuzima bwawe, nta sezerano mufitanye, nta bugingo bw'iteka ufite muri wowe, waba uri hano ngo tugufashe gukora iryo sengesho. Imana ibahe umugisha. Reka tuzatumire n'abandi, tujye dutumira n'inshuti zacu. Imana ibahe umugisha. Murakoze gusenga. Data, turagushimye, urakoze ko wabanye natwe. Ndagushimira abahungu bawe n'abakobwa bawe washyizemo inzara n'inyota yo kuza kuri iki gicaniro, ubaha umugisha. Baje basiganwa, bava mu kazi, bava mu mago, bava mu mirimo itandukanye. Reka ibyo ngibyo nabyo ubyakire nk'igitambo kiguhumurira neza, maze ubibahere umugisha. Reka ubwiza bwawe babutahane mu mitima yabo, icyubahiro cyawe cyinshi bagitahane mu buzima bwabo. Gusenga kose bazanye imbere yawe, urakoze ko wakumvise, urakoze ko bazabona umusaruro uva mu kwinginga kwabo. Ubaha umugisha, ubakomereza amaboko, ukomeze intambwe zabo, subize gusenga barimo basengera babo, ibyo bazanye mu mitima bya bagenzi babo, by'imiryango yabo, by'iby'ababo. Mwami, urakoze ku munsi umwe uzaduha guhagarara ibyari byifuzo byahindutse amashimwe n'ubuhamya. Tuzavuga imirimo yawe n'ibitangaza byawe, tuzabikomeresha azaba barimo guca mu bihe twebwe twahozemo. Urakoze Mwami mwiza, umugisha abakozi bawe bakora imirimo itandukanye kuri iki gicaniro. Abana bawe badufashije kuramya, abana bawe bazinduka bagategura kugira ngo twicare neza, abana bawe binginga hirya no hino, abakora imirimo itandukanye iyo tumenya n'iyo tutamenya, abarambura ikiganza cyabo bagatanga mu butunzi bwabo. Ubaha umugisha, ubavomere nyaguhora ku ngoma, ubakomeze kuzageza ku musozo w'urugendo. Tuhesheje umugisha iki gihugu cyiza waduhaye, amaraso yawe nakomeza gitwikire, ibyo ushaka byonyine aba ari byo bikorerwa muri iki gihugu no mu itorero ryawe. Bitavuye iwawe bibura umwanya, bibura ubwicaro ku butaka bw'u Rwanda. Urakoze Papa, icyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen.